Imana ikura umukungu ugashyira ku ntebe y'icyubahiro. Imana ifata imfubyi ikayiha kwiga. Imana ifata umupfakazi ikamuhereza urugo. Imana ifata amateka ikayahindura. Imana ifata indushyi ikayiruhura. Imana ifata uwari utazi akamenyekana. Imana ifata dosiye abantu bari bararangije yarangiza ikayihindura. Imana ifata ubuzima bwarwo gusabiriza yarangiza ikaguha ubuzima bw'icyubahiro. Imana ikura mu buhunzi igacyura umuntu mu gihugu. Imana ifata uwavutse adafite se na nyina yarangiza ikamuha ababyeyi. Imana la cause de ba ndi kukubwira ni Imana ifata alasilebo ibidashoboka bigashoboka, ikura ku cyavu hangiza igashira hejuru. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'ubuntu buturuka ku Mana bube kuri wowe, wowe dukurikiranye, wowe dukunda kandi wowe ukunda ibiganiro byacu. Imana y'amahoro iguha umugisha, igasuhuza abantu bari hirya no hino badukurikirana, hano Burundi n'abaturanyi bacu Tanzania. Tunawasalimia katika jina la Yesu. Wa Kenya tunawasalimia, wa Kongoman tunawasalimia katika jina la Yesu, wa diaspora tunawasalimia, aho muri hose turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana rero yagiye turinda cyane kuno kwezi kwa gatatu. Ndabizi ko Imana igiye ikora byinshi kuri twe kandi umugambi wayo kuri twe uzasohora mu izina rya Yesu. Reka nguhe ikaze wegera ijambo ry'Imana, dusengane Imana, niturangiza tuganira ijambo Imana impaye uyu mwanya. Imana ikomera umugisha. Wera wa Isiraheli, wera ufite imbaraga n'ubutwaye ndetse n'ubushobozi, Imana rero kandi izahoraho, umugambi wawe ntuzahinduka kandi igisubizo udufitiye ni cyiza kuruta ibyo abantu badufitiye. Ndasenze ngo Mana kubane nanjye ugiye kwigisha n'uyu nguyu nkurikiranye umuhumera umugisha kandi kumva no kumvira bimuzanira igitangaza mu izina rya Yesu. Urakoze rero kuri nyuma yaje kugira ngo risoze kandi umukaba w'Imana akomeze kudufasha muri byose turimo, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tugwaye ikaze, tugwaye karibu kandi Imana iguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice byaho 2 duhere ku murongo wa 2. Imana itugirire neza. Biravuze ngo ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice byaho 2 murongo wa 2. Bibiliya yavuze ngo ntawera nk'Uwiteka kuko nta yindi Mana iriho, wowe kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Uwiteka acira agakiza, ashira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura. Acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu agashyira hejuru abatindi bakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Haleluya, baragwe intebe y'icyubahiro. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo magambo tugiye kuganiraho afite intego ivuga ko Uwiteka aje kugukura hasi akagushyira hejuru kuko wamumenye izina. Uwiteka aje kugukura hasi agushyire hejuru kuko wamumenye izina. Imana ikomera umugisha. Imana ikura hasi igashyira hejuru. Imana irice kandi kanakiza. Imana ikura umukungu ugashyira ku ntebe y'icyubahiro. Imana ifata imfubyi ikayiha kwiga. Imana ifata umupfakazi ikamuhereza urugo. Imana ifata amateka ikayahindura. Imana ifata indushyi ikayiruhura. Imana ifata uwari utazi akamenyekana. Imana ifata dosiye abantu bari bararangije yarangiza ikayihindura. Imana ifata ubuzima bwarwo gusabiriza yarangiza ikaguha ubuzima bw'icyubahiro.
Imana ikura mu buhunzi igacyura umuntu mu gihugu. Imana ifata uwavutse adafite se na nyina yarangiza ikamuha ababyeyi. Imana lakose deba ndi kukubwira ni Imana ifata alasilebo ibidashoboka bigashoboka, ikura ku cyavu hangiza igashira hejuru. Imana ituma umuntu ajya muri Amerika, igatuma umuntu ajya muri Canada, igatuma umuntu ahindurirwa amateka. Mbega Imana, haleluya! Mbega Imana, umva abitwa ba bosi bacu, abitwa amazina akomeye, abafite amazina adasanzwe, abo nabo babajije bari hasi y'abandi. Abo babajije bafite amakampani akomeye bari hasi nk'abandi. Haleluya! Iyabaye yakuye Moridekayi ku muryango ikamushyira ibwami ikamuha gutambagizwa, ni nayo yagukura kuri icyo cyavu. Imana ishimwe cyane. Nikangubwire inshuti yanjye, ni inzira y'imibereho tunyuramo, ariko byose bihindurirwa mu kwizera. Yesu ashimwe cyane. Imana izaza ye guceceka, kandi nizizakora ibitandukanye n'ibyo wibwira. Umve cyambere ngubwira, Imana ntigira idini. Icya kabiri, ntirobanura ku butoni. Icya gatatu, ntiyumva amabwire yose. Umva hayiwe, ntisaba uburenganzira kugira ngo itabare umuntu watewe n'ibibazo. Oya, igitondo kimwe abantu batazi, ndagukomeje, Imana izakuruhura. Humura nawe ugiye guhinduka boss, ugiye guhinduka umunyamasezerano, ugiye guhinduka umwami w'abami, ugiye guhinduka umuntu udasanzwe, kuko wamenye Imana izina. Imana ishimwe cyane. Utekereze abantu bari hasi yawe nabo wari uri hejuru yabo, uyu munsi uko bameze. Imirimo Uwiteka ajya akora ni imirimo itangaje. Urugero naguhereza ni umuntu umwe witwaga Siba. Bibiliya muri Samuel atubwira ngo yari Rodebari, ariko ngo Dawidi amaze kwima ingoma haravuga ngo ninda wasigaye yo kwa Yonatani ngo mugirire neza. Baramubwira ngo hari umuntu umugaye ibirenge, aho ngo mugende mu muzane. Abantu bakunda kuzana rero impamvu. We yaravuze ngo ninde wasigaye wo mu muryango wo kwa Yonatani ngo mugirire neza, wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Abandi ngo mugaye ibirenge, abandi ngo ntabwo yize, abandi ngo buriya ngo asenga n'ibyaha. No, iyo ijuru ryagutekerejeho riba ryagutekerejeho. Iyo Imana yafashe umwanzuro iba yawufashe. Nta muntu uzaguteranya n'Imana, nawe uzakuvala koselebo. Ndashimira Imana itajya yumva amagambo y'abantu. Aba mugende mu muzane. Ibyo kwa mugaye ibirenge bamugezeho ngo basanga ari ahantu ngo njyewe ndi mwene ndi intumbi y'imbwa, njyewe gute naki bwami. Ariko kandi ijuru ryari ryateguye kumugirira neza. Imana yamaze gutegura kugira neza, kubera ko igihe kirageze ngo abari baragusize mu karengane basanga Imana yagakuyemo. Haleluya, haleluya. Shimwa data, shimwa mwami Yesu, shimwa mwuka wera, kuko duhembuka kubw'umwuka wawe w'imbabazi. Haleluya. Cyubahiro n'ikuzo ni ibyawe iteka ryose mwami, kuko uri Imana igarura amasezerano. Shimwa mwami, kuko uri Imana ikura ku cyavu, uri Imana itanga urubyaro. Imana igifata inkumba igafata Ana wari ufite Penina ikamuhereza urubyaro. Imana igafata umuntu wari waranzwe baroza urushwima bari baraterekereyeho, yangiza akavuga ngo ndaje nikorere. Ndakubwira Imana iruhura, ndakubwira Imana itabara, ndakubwira Imana ikuraho igisuzuguriro, ndakubwira Imana y'amahoro igize igakora ibidasanzwe. Niki nakubwira? Nakubwiraga ko igihe kirageze ngo Imana iruhura ubuzima bwawe, kuko wayimenye izina. Kuko mwamenye izina, nicyo gitumye mbakiza, mbakura mu buretwa, mbakuraho igisuzuguriro. Imbaraga zose urwana nazo uko zingana kose, hari uri hejuru yazo. Nyemera mwene data, nongere ngubwirire ijambo, ngubwire ngo Imana niza kugutabara ntabwo izahuruza abantu. Nubwo abantu bazatangazwa n'ibyo igukoreye, ariko ntabwo bazigeye wamaze uyisenga. Ndagira ngo ubwire ngo humura, Imana iracyakora. Haleluya. Uwiteka azakurinda kandi azakurwanirira. Ibigeragezo uri gucamo, imbaraga ziri kugutesha umutwe, Imana izakurwanirira.
reka turangirize muri Yesaya 44 umurongo wa 24. Biravuze ngo Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda, aravuga uti Uwiteka ninjye waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, mbambura isi, hariho uwo twari kumwe. Haleluya. Ninde wahindura icyo Imana yagambiriye kuri wewe? Nawe. Imana niyo yabambye ijuru, nta muntu wari uri kumwe nayo. Niza kugutabara ntawe uzabimenya. Akira buno buhanuzi mu izina rya Yesu. Abantu iteka ryose bahora bibaza, yageze kuki, yarabyaye se, yarashatse, nta kingahe, ubusi yarize, ubusabayeho gute, ubusi bizagenda gute, ko umuntu wamufasha atakimufasha. Yesu ni umufasha wawe, utabura kuboneka mu byago nahe no mu makuba. Ni Imana iruhura abarushe, yarangiza igafata abaremerewe n'abadafite shinge ndarugereka abaha icyerekezo. Ndakwinginga mwene data, wongera ugirire Imana icyizere. Ndagukunda cyane, ngwifurije umugisha w'Imana. Ndagira ngo dusengane Imana, kandi ngwibutse ko umugambi w'Imana uzasohora. Shitani yabishaka atabishaka, abarozi babishaka batabishaka, amateka yawe azahinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntakagira ikintu cyongera kugutera ubwoba, Imana izakugirira neza. Reka dusenge Imana, kandi Imana itugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Data wa twese wo mu ijuru, girira neza uyu mwana wawe, umukure mu cyavu, umukure mu buretwa, umukure muri karande, izimbaraga z'ubusinzi n'ubusambanyi zamufasha zikurweho. Mana, nta hantu utakura umuntu nawe utageze umuntu. Uyu nawe aratekereza ko kubona inzu atari ibye, kugenda n'imodoka atari ibye, kubona umugabo n'umugore atari ibye, kubona viza n'ibyangombwa atari ibye, ariko arabyemerewe mu bwami bwawe. Ndamusengeye ngo mwagurire imbago, ndamusengeye ngo muruhure, ndamusengeye ngo mukure igisuzuguriro kubw'imbaraga n'ubutware bw'ijambo ryawe. Reka muri we habonekemo intsinzi, reka muri we habonekemo igitangaza, reka muri we habonekemo ubuzima buzima, maze amateka yahinduke, kuko nzi neza kuri Imana ikiza. Ndasenze ngo Imana ikurinde ikimwaro, aho bari bazi ko wapfapfaniye, aho bari bazi ko byarangiriye, wahombeye, aho bari bagutegereje kuzamwarira, abariho Imana iguhera icyubahiro. Data komera umugisha, ubuntu bwa Yesu bukugaragareho. Ndagusengeye kandi ngusabire guhirwa muri iki kwezi kwa gatatu, kandi ngusabiye kubaho wikorera udakorera abandi. Reka yatabaye abandi nawe gutabare, kuko nahari Imana itageze umuntu. Mana, ndagushimiye ko umukijije, kandi ko uburenganzira yarabujijwe bumuhaye. Reka umugirire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Turagukunda, twifuje umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, amen.